murayizi n'urwego na ziriya banki zindi zigira finance twababwira ngo nimuze aba bantu bashyira matsinda nimuha amafaranga bajye gukora twebwe nk'itorero turabasigiye turabaza abakristo babo murebera ko bayabara birukanga cyane ariko ikibazo tubikoze baragusigiye no mu itorero tukubura batangize ayawe cy'igihumbi gitangize numara kugera ahantu tubona kabisa utabwiye ahantu uri ayo kuyazamura tuzabikora nta kintu gishobora kubura abantu bahari ariko twarasize igihe dusize rero tubona turyana mu butayu bw'amagana musaza rya Yesu arakugarura gukora yaraje aradupfira araducungura Yesu nashimwe cyane aradusengera na n'uyu munsi bari buryo bwa data tubirinde umunsi ku munsi none uri umamagara kunagaruka Yesu kwino Yesu aze akora iki ubonye niba wabwira kuti Yesu kwino wakwiye business yawe Yesu ashimwe itorero ry'Imana twarasinziriye igihe kirageze ngo dukanguke ngo umudamu akangutse agiye konsa umwana yumva umwana ntabwo yonsa umwana yapfuye ngo arategereza burake ngo yitegereje umwana asanga ntabwo ari uwo icyama Imana yo mu ijuru ukitegereza ukareba uwo ubona none atari wowe icyama Imana ukitegereza ukamenya neza ko ubuzima urimo ntabwo ari ubuzima bwawe Yesu nashimye cyane ngo aritegereza rero arabati Imana soba wowe uritegereza ukareba none se uritegereza ugasanga izo ryamye Mariyawe none se uritegereza ugasanga ahubwo n'uburiri buryamye ubwo wakaba uryamye uritegereza ugasanga ibintu bicaye muri salo izo wakaba bicaye ziriya si zawe ntabwo ari wowe wo kuba muri iriya nzu ntabwo ari wowe wo kwicara muri ziriya ntebe ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe muri uyu mugoroba uzana ukarekarama ugahagarika imbere y'Imana ugashinga urubanza kugira ngo wamana zirasiza neza oya Satani yaraje mu kintu cyo kujijisha kugira ngo yegure imbere hari igihe Satani aguha ikintu cyo kukokipa akakujijisha baba ngo ni bande bafite akazi ntuzamure ukuboko kubera ko ubyuka ugenda ugahema amafaranga ibihumbi 10 ku kwezi kandi nayo ntabwo ari ibintu bingahe by'ibiranga yaguha ikintu cyo kujijisha ngo wumve utagushobeye ariko sanga hari igihe Satani afata umwana wawe akamuha umubyibuho akamwima ubwenge bwo mu ishuri yamwishe yamurangije ko amubujije kwiga amuhaye gusa neza ku mubiri wataka ngo iyo disikana gusa neza no kuri ndagikunda ngo cyangwa cyiza we ni mwiza we wowe ugavuga uti Imana wampaye umwana mwiza ariko mu ishuri amubaye ubwenge Satani yaramutwaye amuha umubyibuho wacaga afite umwana w'igihugu ni ukuri w'amana ndagushima n'umwana wanjye amama amucyaye cyangwa ukaru ariko agasa neza akabyibuha umubyibuho wose uzawugurisha wagombye kumenya uyu mwana icyo afite nicyo kiteze nicyo kiri ngombwa none se niba byuje kutaguha nyuma uwo wabona ugenda yitega wabaye yabagira ngo ntanarike kandi waba mu imigati na za mayoneze ukumva ko ari byiza ko wabyibushye uriya horoze nyamara mu ishuri abo wambere none kugira ubwenge bwo mu ishuri no kubyuha mu mubiri igikenewe ni Satani twarasiziye aradusoma adusigira ibintu bisa nk'ibintu hari bitari natwe turabishimagiza turabisigiriza turabyicara arega isi kuri uyu munsi isi yose ubu irebye umusaruro iki kintu kimuye umusaruro iki kintu kimuye umusaruro abarokore haleluya
azaza nibyo ko nasanga ukiri kuri iyo nzara n'ubushomeri urira hari igihe azasanga gucira abantu imanza mana barebe bariye nibampaye mana barebe Yesu azakora muri no kwizuka k'umucamanza w'abantu urabe mana barebe nibandora itoro ryabuze urukundo itoro ryabuze urukundo rigakora imirimo mibi none si ubonye kubera se wamukunda akagero gato koroshye gusa abadamu barahoze nyamara bati barayumva urukundo rurahari ariko ikibazo buke n'Imana irahari ahari Imana urukundo Yesu nashimye n'imbaraga z'Imana zirahari kuko zikorera bazina kugendera ariko ikibazo buke twarasinziriye abandi bari gucuruza ugaca santere batsinda bari bacuruza uhagatiye bibiliya umuntu kinyambere ko giye kwigira Imana giye kwigira Imana urayigira ngo ikore urayigira ukuri urayigira ngo ikore iki niba icyo gihe bamukumpamagara urambira muze uzi ikintu cyabaye kuri Sabo yaragiye abwiye mushitikazi ufata impamagara ya Samweli ndamushaka ahageze Samweli araza aramubaza gusaba urashaka yabuze icyo amusubiza kandi yabitubizagaho aramubwira ngo nakubwiye mu Imana kuyitinya urananiye ndeka rero ubuki Imana yakwambuye ingoma urarura gusa yari yagusubiye ibyo yaramubwiye n'umuntu ariko yari yasheze umumagara ya Samweli ahageze uramubwira ukuri iriya Imana hamagara ku manywa n'ijoro nikubaza ngo uramubwira ukuri iki uzayigira icyo ukeneye ikintu kanguka baratewe kanguka mumanje umuntu mwegere kure mukanguka mubwire uti kanguka witegereze mubwire ngo nizo nkweto wambaye siza si izo nkweto zino bakabaye wabo mubwire ngo kanguka umudamu akangutse yitegereje azaza kumwana utaruka wabona bakamukwitegereza ukareba ukuntu ubaye kanguka urebe kanguka burakeye kanguka burakeye haleluya ngo reka ndabyemera gushaka Imana umwete ariko igihe tutari tuyizi yaje gushaka Yesu nashimye uyu munsi turemera Kristo mwami n'umukiza twabatijwe mu mazi menshi turizera ko yapfuye kandi akazuka turizera ko ari mu ijuru kwa data turizera ko azaza akagaragara ku bucakaguzi impanda muri rapusha kuzavuka kwa mbere tukazavukana nawe abasinziriye bazagenda natwe bazabakiriho tuzagenda ibyo turabyizera kugera mu ijana twavuye mu byaha nta byaha dukora ntabwo igiho gushaka iki kanguka Yesu nashimye amaze kwitegereza abonye umwana atari uwe abona mugenzi we ntashaka kumuha ndagira ngo itangazo rivuga ngo uri ibyawe ntabwo ritari imbere ntabwo ritari imbere oya yaravuye mu mwana ngo tubara kubeshye Bibiliya ivuga ngo twari mu nzu twenyine nta n'umushyitsi twawe nta mutangabuhamya ukiriho undi arabwira ati byarangira iki undi icyo yakoze aravuga ngo uru rubanza ndaruciye Imana wanyemera muri mugoroba urwo rubanza ndaruciye Imana wawe Yesu nashimye cyane ukajya kuvuga ati nyagasani ndenganura kuko nararenganye narasinziriye nkangutse nsanga ni njyewe utagira akazi imyaka itari 10 narasinziriye nkangutse nsanga ni njyewe utagira ngombwa nayo kurihiza ubwabo y'ibihumbi 20 narayabuze narasinziriye nkangutse nsanga abana banjye bavuye ku ishuri nta minerivare narasinziriye nkangutse mwereka ibibazo uhura nabyo byagusinziriye iyo uza kuba maso ugahangana n'uriya mujuru ntabwo aba yari bireba ngo mwazi nta kindi cyamuzanye ngo keretse kwiba no kwica no kuriba twarasinziriye aratwiba
hari umuntu ufite urubanza agiye gushyira imbere Yesu akavuga ati kurana narasiziye uretse narasiziye ntabwo tuzanga wapi narasiziye ntabwo tuzanga Yesu arashimye wabuke tuvuta bwowe wabuke tuvuta bwowe gusa Satani rega suko muri Kristo irimo kubwira Yesu dore narasiziriye ubuzima babarire rero bagutwa inguma ngo yatoreye imyaka yo kujijwa mubwire ngo babarire imyaka yo gusinzira narasiziriye mu kanwa bazanga n'ubutaka nakoze nagira ko baragatwara narasiziriye mu kanwa ngo ndebe sanga ntacyo nakindi sigaranye mu rugo narasiziriye mu kanwa ngo ndebe sanga ntacyo nakindi kiri iwanjye mu rugo narasiziriye mu kanwa kanitegereza ntacyo mfite mubwire ngo mwami Imana kuko waburaniye uyu mugore arero mbwira ngo harubanza rukomeye usaba umwami wenyine iyo dosiye yawe irakomeye irasaba umwami wenyine ntisaba umushefu oya iyi ntisaba gutwara sibo ntisaba gitifu hari dosiye isaba perezida wenyine ujya kubona perezida w'ikimanza ukuntu akemura ikibazo cyananiranye cyamugera imbere ako kandi kigakemura icyo kibazo cyawe uyu munsi perezida gikemure perezida wacu mukuru n'Imana y'abakozi ugende ubwire Yesu ngo Yesu ndaje nakamutenditegereza uyu ntabwo ari we umubwire ngo naremeza uyu nguyu uri hano ntabwo ari we umwanzi yarasabise ariko uyu munsi cyo kumurenga imbere yawe Yesu ashimwe cyane haleluya hari mwitari gusenga muhindure pozisiyo naho mashaka kubona mubenge mwege gusenga oya uyu Rwanda mu mawe hari abantu badasenga b'abanyamubiri abateze umutima w'ibihugu wasanga ntiwamenye muzi yadakanyamo abantu bose wenda niwamwibwira kwegera bakimusa bitwa niba hari ikintu gihangayikisha Satani niba hari ikintu gihangayikisha uwakunyaze ahora asenga Imana kuzanira ko yakunyaze iyo yabimenye uwo munsi yabimenye aranamarira ibigiye kuzi wabo birasohokiwe ibyo yari yicaye maze ngo niki agiye kubitangaza kuri mugoroba umwana agiye kubisubiza umwana agiye kukuburanya reka tuzabura byose ntabwo dusenga bigenda gute okay data mu izina rya Yesu Imana y'Abrahamu na Isaka na Isirayeli Imana yacu ibyiringiro byacu amahoro yacu ubuzima bwacu Imana nyiribihe Imana yatoranyije mu musozi wa Siyoni tukavuga ngo Mana yatoranyije Siyoni ngo hazane ubuturo bwawe Imana yahamagaye umushumba umukozi wawe umubyeyi wacu umukozi wayo intumwa zo kukubaza Imana yabahaye amavuta yo gusenya ibiciro byo muri iki gihugu Imana guhinduranya asanga udasiziriye amwira umwana aramutwara unagarutse mu gitondo bamwitegereje asanga umwana asuwe aramubwira ngo umwana wanjye udaramubwima kuyegira urubanza rwagereye umutware Salomo umwami Salomo Uwiteka Imana nyir'ingabo uri umugoro wa data turi imbere y'amaso yawe natwe
amahirwe yabayeho nuko Imana yarakibuze niba yarakibuze uyu munsi rero gutangariza amahirwe yabaye cyane yose yaracyari basima akazi ko gukora karacyahari uwagomba kuba uracyahari uburyo umenya na Yesu n'ubuzima uri muzima na Yesu n'ubuzima niba umugaruza n'ibizima ntabwo byakwiye birahari Bibiliya yatubwiye ngo mu bami ba mbere 30 umurongo wabo wa ikagera umurongo wa 16 rero nuko aramumanukana abasanga bagaragaje ry'abantu bishimira iminyago myinshi bakuriye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu gihugu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica uhereye mu rukerera kugeza mu gitondo kugeza mu mugoroba w'undi munsi ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abameleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi, ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarurira byose. Uyu mugoroba ibigarure byose mu izina rya Yesu.
bateye umudugudu bazasanga banyaga abana banyaga ibintu banyaga inka banyaga abagore banyaga abana ibintu byose baratwara Dawidi adahari ngo agarutse arabakurikira uyu mugoroba ugiye gukurikira uwakunyaze aregana yamubwire ngo nta nyamaswa yagize oya ni abantu babitwaye ukagambane bamugoreye ku burozi bakoresheje ku mayeri y'ubucakura bakoresheje nta muntu babitwaye si impyisi zabigiye si intare zabigiye ni abantu ugiye kubakurikira abantu ngo batubutse basanga benshi baraganira bararya barishima arega ariko kwishimira ibyabo barishima abatwaye ibyo barishima barimo barabyina barimo kuba baraceza barabyina amadolari yuzuye barimo barakubita zuba ariko bazi neza ko umunsi nyine yazaza bazayasubiza barabizi nibo kutabizi ko bari babitwaye uriya mugore yari azi neza ko umwana arimo kurwana atarumva hari abantu bicaye ahantu bazi neza ko atari bagumye kubahica ariko kubera udukoryo bakoze kubera ututuzi babuze kubera utunyukuri babahaye kubera utunyukuri bakoze baprofite dusinziriye tutabizi twari tuzi ko ari abantu beza twari tuzi ko ari abavandimwe beza twari tuzi ko ari inshuti nziza twari tuzi ko ari abantu bazima twari tuzi mu mitima yabo uko gusinzira kwacu twari dusinziriye ngo bari bakanuye amaso yabo yareba barangira baratunyaga barengera uyu mugoroba rero tugiye gusubirayo twakangutse ubwimo bwose ko nakangutse wa profese sinziriye uyu munsi nakangutse Yesu nashimye ubinyage icyo ushaka icyo uri bugarure kiraza mu izina rya Yesu niwizera Imana ukumva ko bishoboka biraza gushoboka niwizera Imana ukizera ko biri bugaruke biragaruka tuzasengera yewe babiri ngo ntimuzamuye ngo kugeza ryari mwiruse Isiyoni ahita amashini ntabwo tuzaceceka tuzagwana tubigarure kugeza igihe tuzabibonera hano n'ababyeyi ubundi abacuruzi bakomeye cyane bakomeye babandi nyine uzajya ufite ibintu wabo masezerano cyangwa ntabwo ari Yesu ashimwe cyane aka gaparike kararume kataraba gatoya ntabwo nzabyemera kataraba gato nawe uri kugiye kwita nanjye ndayitwarisha nanjye ndayitwarisha ushaka uzabugeze mu zabukuru w'imyaka ufite ntabwo washaka n'ubuzima si ubusaza mbese yawe muri abasaza n'abakecuru muri abasore n'ubuzima ndirimbo zasaba ngo nimurebe yuko nirabuye gutya uko nahiye uko mu ntego ngo yararenze uzabibu iwawe wowe barakwiye kugira ngo urashaje uri ihangane ejo nyagasana maze bigenze neza urebe ukuntu bigiye kugenda no kurambagizwa bigiye gutangira kongera kurambagiza abagabo banyu bagiye kubakunda uko batabakunze n'abari barabateye bagiye kubagarukira azagaruka gusaba imbabazi turi kumwe hano ubuhamya tuzakumvira umuhanga azagushima ahora abaririza amakuru yawe hari ayo agiye kumenya namara kumenya uko byagenze azatangira kuguhamagara nukohereza akamesaje umushinga cyakukunda azamugishinga cyakukunda uzamugurutira ibihe byanjye ashaka utimana yanjye yashe uzamwakire neza nawe umukunda ntuzamujyana ibikomere byawe bari barantaye none Yesu yanabaye uzamwakire neza umubwire ngo nanjye ndamukunda ugiye kufiyaza na gushaka tugende twirukanka tujye kubigana twiruke tujye kubagaruka twiruke tujye kubizana n'imbaraga zawe Rwanda garuka umugabo wagiye garuka umugore wagiye garuka akazi kagiye
wagezeyo asanga barabyina, asanga bararya, asanga barishimye, asanga baraserebura. Bari bamunyaze muri uyu mugoroba, hari abakunyaze barimo baraserebura, barimo barishima, barimo bararya ibyo bataruhiye, barimo bararya ibyawe atari bo babiruhiye, barimo bararya imyaka yawe atari bo bayihinze. Nibayihagurukemo ibake mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igitabo cya Yubu igice cya 20:15, ubutunzi yabumize bunguki kandi azabuka. Uwiteka ngo Imana izabuhuza mu nda ye. Iri ni ijambo ry'Imana. Ubutunzi yabumize bunguki ngo azabuka. Muri uyu mugoroba yabwiye ngo ubutunzi bwa Satani yamise arabuka. Arabuka bumurutse umwete muzabuza mu nda ye, buhumuzemo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mubwire ngo rekura, mubwire ngo muzane, mubwire ngo muzane, mubwire ngo muzane, mubwire ngo muzane, mubwire ngo muzane. Satani arasuzugura. Ni gutafata abana b'Imana nabo ibikomangoma, abana b'Umwana, abavutse ubwa mbere, abari mu mugisha w'Imana, abo Yesu Kristo yapfiriye, abo Yesu Kristo yabakuye ku musaraba, abo yagiye ku musaraba byose birarangiye. Ni gute Satani abicaho? Iratwibutse, Imana iratwibutse. Aho kandi twaririmbe dushimira Imana gutaha, dukurira Imana ubwacu twibutse muri uyu mugoroba, dushimira Imana twibutse muri uyu mugoroba, hanyuma ubyine uhimbaze Imana wisanzuye, dushimira Imana twibutse muri uyu mugoroba, hanyuma tuzakomeze tuzasenga kugeza igihe n'ibindi bizemerwa, tuzasenga kugeza igihe bizemerwa. Ibi ni ibihe by'imirimo y'Imana.
ejo abantu 20 babonye akazi, uyu munsi abantu 30 n'abandi babonye imyambaro, ejo n'abandi bazakora ibindi. Dufite Imana ikora. Kandi ko ari abana rumwe bafite kapasite gutanga akazi k'abantu 800. Aha bari n'abagabo n'abashomeri bahari. No kuvuga ngo Imana itararangira, turizeye Imana ko abanyeganda bari aha batwemereye akazi. Turashaka kuzasoza Imana nta mushomeri dufite mu rusengero. Turashaka kuzasoza Imana. Ariko n'Imana yashaka amashimwe yacu. Ubundi Imana nta kindi kintu isoze, igiriza rimwe gusa y'amashimwe y'abana bawe. Ubu nayo irashoboye. Iri gushaka amashimwe y'abana bawe. Iri gushaka amashimwe y'abana bawe. Imana iri kudusoza. Tuzaba dufite ibihe bidasanzwe. Tuzaba dufite ibihe bidasanzwe. Tuzaba dufite ibihe bidasanzwe. Tuzaba turi abantu badasanzwe. Yesu. Kubitiranga tugende. Iratwibutsa Imana yacu, iratwibutsa. Iratwibutsa yuko byari tumaze umubabaro. Imana iratwibutsa uyu mugoroba, iratwibutsa. Iratwibutsa yuko byari tumaze umubabaro. Imana ishimwe.
neza. Ndetse no mu tuzagera no mu musukuzazuka nawe uri Imana y'iteka ryose. Ndakura Yesu zakuba, ndakura Yesu zakuba, ndakura Yesu zakuba. Umugisha wose uzawumugisha mu nzu yawe, uzawumugisha mu itorero ryawe, uzawumugisha mu bwami bwawe. Umugisha wose uzawusangira na bene data, abo duhuje ukwemera, abo wacunguje mu maraso yawe, abo ni bo bavandimwe banjye bambere, nizo nshuti zanjye za mbere, abo nzaha ubuhamya, abo nasenganye nabo, abo twakoranye amasengesho, abo twageranye urugendo twihuta dusanga intebe y'Imana. Nimara kuhagera aho nzababwira ubuhamya, umugisha nzawusangira nabo. Urakoze wandinze nza ndinde nsubirayo, ningera mu rugo usanga amahoro, nanjye mbashimiye andi mahoro, ningerayo ndashima izina ryawe. Tuzongera duhura aha hejuru twese turi bazima kandi dufite ubuhamya. Urakoze Mwami, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Kandi tuzongera duhura umunsi w'ejo duhimbaza Imana, tuyishimire guhera hano, tuyishimire imisanzu yayo. Naduherekeza basi duherekeze.